Nejejwe no kubaha ikaze mwebwe mwese abakomeje kudukurikira kuri uyu murongo wacu. Imana ibaha umugisha. Dukomeje kurebera hamwe amagambo tubona muri iki gitabo cyitwa Abahirwa ni bande. Ubu tugeze ku cyigisho kivuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko aribo bazahazwa. Aya magambo twayasoma muri Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 5 umurongo wa 6. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, mubyeyi mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, habwa icyubahiro. Tugushimiye ko watwandikishirije ijambo ryawe ngo ritwigishe, rituyobore, riduhugure Nyagasani, kandi ngo ritumenyeshe uko tumeze. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ohereza Mwuka wawe wera abane natwe mu gihe tugiye kumara turyiga, abane na buri muntu wese uraritegera amatwi, maze Mwami Imana niturisoza turigireho umugisha. Nyagasani wo kuduhindura uko ushaka, turashima urukundo rwawe. Ngaho ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze bibane natwe mu gihe tugiye kumara turyiga, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kiranuka n'ubutungane ni ugusa n'Imana, kandi Imana ni urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 16. Gukiranuka ni ugukora ibihuje n'amategeko y'Imana, kuko ibyo wategetse ari ibyo gukiranuka. Zaburi 119 umurongo w'172. Kandi urukundo nirwo rusohoza amategeko. Abaroma 13 umurongo wa 10. Gukiranuka ni urukundo, kandi urukundo ni umucyo n'ubugingo by'Imana. Gukiranuka kw'Imana kwashyizwe muri Kristo. Twakira uko gukiranuka igihe twakiriye Kristo. Ntabwo umuntu abona gukiranuka kubw'intambara zibabaje cyangwa umuruho, ntabwo ari no kubw'impano umuntu atanga cyangwa igitambo, ahubwo guherwa ubuntu buri muntu ufite inzara n'inyota byako. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, niko Uwiteka avuga. Kandi iri ni ryo zina azitwa, Uwiteka gukiranuka kwacu. Yesaya 55 umurongo wa 1. Yeremiya 23 umurongo wa 6. Nta muntu ushobora gutanga ikimara inzara n'inyota by'umutima, ariko Yesu aravuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ninjye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 20 na Yohana 6 umurongo wa 35. Nk'uko dukeneye ibyo kurya kugira ngo tugire imbaraga z'umubiri, niko dukeneye Kristo, we mutsima waturutse mu ijuru, kugira ngo abesheho ubugingo bw'umwuka, kandi aduhe imbaraga zitubashisha gukora imirimo y'Imana. Nk'uko umubiri uhora wakira ibiwutunga byo kuwubeshaho no kuwukomeza, niko n'umutima ukwiriye guhora usabana na Kristo, umwubaha kandi ugengwa nawe byuzuye. Nk'uko umugenzi urushye ashaka isoko y'amazi mu butayu, maze yayibona ikamumara inyota, niko n'umukristo azagira inyota kandi akabona amazi meza y'ubugingo, kandi isoko y'ayo mazi ni Kristo.
nidusobanukirwa ubutungane bw'imico y'umukiza wacu, tuzifuza guhinduka rwose no kugirwa bashya mu ishusho y'ubutungane bwe. Uko turushaho kumenya Imana, niko imico yacu izarushaho kugera ku rugero rwo hejuru, kandi niko tuzarushaho gushaka gusa nayo. Igihe umutima ushaka Imana, imbuto yayo yifatanya n'umuntu, maze umutima wahagira ukabasha kuvuga uti, mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Zaburi ya 62 umurongo wa 5. Niwumva hari icyo ukennye mu mutima wawe, niba ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, icyo ni igihamya kigaragaza ko hari icyo Kristo yakoze ku mutima wawe, kugira ngo umushake kugira ibyo agukorera abikoresheje umwuka wera, kandi ibyo bintu ntushobora kubyikorera ubwawe. Ntabwo dukeneye kwimara inyota tunywa ku masoko mato, kuko isoko ikomeye iri hejuru yacu, kandi dufite umudendezo wo kunywa ku mazi yayo menshi nituramuka twigiye hejuru ho gato mu nzira yo kwizera. Amagambo y'Imana ni amasoko y'ubugingo. Igihe muzaba muvoma muri ayo masoko y'ubugingo, muzashyikirana na Kristo mufashijwe n'umwuka wera. Ukuri mumenyereye kuzagaragarira ubwenge bwanyu mu buryo bushya. Imirongo y'ibyanditswe byera izabahishurira ubusobanuro bushya, imeze nk'imyambi y'umucyo, maze mubone isano ukundi kuri gufitanye n'umurimo wo gucungurwa, kandi muzamenya yuko Kristo ari we ubayobora, kandi ko umwigisha waturutse ku Mana aba ari iruhande. Yesu yaravuze ati, amazi nzamuha azamuhindukiranamo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Yohana 4 umurongo wa 14. Umwuka wera nabahishurira ukuri, muzuzura ibitekerezo by'akataraboneka, kandi muzifuza kubwira abandi iby'ihumure mwahishuriwe. Nimushyikirana nabo, muzababwira ibintu bishya byerekeye imico cyangwa umurimo wa Kristo. Muzagira guhishurirwa gushya k'urukundo rwuje impuhwe mu rusesekaze ku bamukunda n'abatamukunda. Mutange namwe muzahabwa. Luka 6 umurongo wa 38. Kuko ijambo ry'Imana ari iriba ryo hagati y'imirima, isoko y'amazi abeshaho, n'imigezi itemba ituruka i Lebanoni. Indirimbo ya Salomo igice cya 4 umurongo wa 15. Umutima wigeze gusogongera urukundo rwa Kristo uhora utabaza ngo urushirizweho, kandi uko mutanga niko muzarushaho gukungahara no kubona byinshi. Ikimana ihishurira ubugingo cyose kibwongerera ubushobozi bwo kumenya no gukunda. Umutima uhora utakamba uti turushirizeho, kandi umwuka ahora asubiza ati muzarushaho. Abaroma 5 umurongo wa 9 n'uwa 10. Kuko Imana yacu yishimira gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose. Abefeso 3 umurongo wa 20. Yesu wisize ubusa kugira ngo akize abantu bazimiye, yahawe umwuka wera ku rugero rw'ikirenga. Uko niko umuntu wese ukurikira Kristo azahabwa umwuka wera, amaze kumwegurira umutima we ngo awuturemo. Umwami wacu bwe yatanze itegeko ati mwuzuzwe umwuka. Abefeso 5 umurongo wa 18. Kandi iri tegeko ni naryo sezerano ryo gusohozwa kwaryo. Data wa twese yashimishwaga nuko muri Kristo haba kuzura kose, kandi ko mwuzurira muri we. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 19 n'igice cya 2 umurongo wa 20. Imana yasutse urukundo rwayo mu buryo buhagije, nk'uko imvura itosa ubutaka
iravuga iti wajuruwe tonyanza n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru, isi nikinguke habonekemo agakiza, imeremo no gukiranuka. Abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwuma. Jyeweho Uwiteka nzabasubiza, jyewe Imana ya Isirayeli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Yeremiya 45:8 na 41:17 na 18. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahawe twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Yohana 1:16. Amagambo yacu naha arangiriye. Yatubwiraga ko hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko aribo bazahozwa. Reka dusabe Mwuka Wera kugira ngo aze abane natwe, atwigishe, adushiremo urukundo, dukunda ijambo ry'Imana rugere ku kigero cyo hejuru, maze nk'uko impara yahagizwa no gushaka amazi mu butayu, natwe ariko twahagizwa no gushaka Imana no gushaka ijambo ryayo kugira ngo ridutunganirize imibereho. Nibyo mbasabiye nanjye ntiretse, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.